n'uruhu ruraza. Imana ikubake cyangwa ntikubake? Oya wowe byihorera. Imana yubaka umuryango wawe cyangwa ntiwubake? Ariko si ntago shaka mu byakira mwese. Ni umuntu umwe nyine ugomba kwakira ubu buhanuzi kugira ngo azagaruka ashime avuga ngo binyuze muri rya jambo nahawe umugisha. Kuko Yeremiya Imana yaramubwiye ngo uroye iki, ngo ndoye inkoni y'umurinzi. Ihita imubwira ngo waroye neza. Uko niko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ngire gute, kugira ngo ndisohoze. Yego iri jambo rero Imana itumye ni ku muntu umwe. Imana irimo irakubaka. 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 Reka nkwinjize mu ngweze kera abona habuzemo ikindi kintu, umwuka. Byahereye ku magufwa none ngo bibaye imirambo iryamye hasi. Yego yego bibaye ibintu byapfuye. Yego kandi Imana irashaka ko uwo muntu bazi ko byapfuye, uwo bazi ko byapfuye. Umuntu wakuroze yakuroze neza, we azi ko yaguhamije, arabizi neza azi ko yaguhamije. Nta kuntu umuntu ashobora kuzi wawe ari mwarimu w'itorero afata igisaba gisohore mu nzu atazi ibyo yakoze. Mu gitondo ntago hamagara ajye mu byumba byose, abazanye mu byumba byose ubwo ngo arimo narangiza mu gitondo aguhamagara kubaze ngo umugore mwarwanye, ntabwo yabikubaza atazi icyo yakoze. Umuntu wakuroze rero arabizi ko yaguhamije. Komera Imana amashyi kubw'abakozi Imana. Umuntu wakuroze arabizi ko yaguhamije. Umuntu wagusebeje arabizi ko yaguhamije. Umuntu wakuzinze arabizi ko yaguhamije. Umuntu wakuvuze ashingiye ku byo yakuvuze arabizi ko yaguhamije. Mbese umuntu wakwangishije bari abantu azi ko yabakwangishije byarangiye. Kuko ajya kuba kwangisha yavuze ububi bwawe neza, avuga ubwaza avuga n'ubwahimbye. Rero arabizi ko byarangiye. Warabizi wikwiri kugira ngo ntabyazi. Arabizi ko byarangiye. Imana rero irashaka ko uwo muntu bazi ko byapfuye. Irashaka ko uwo muntu bazi ko byapfuye bongera kumubona. Come on, bongera kumubona kandi bakamubona atari mu isura y'abapfuye, bakamubona ari muzima, bakamubona atari mu isura y'igisebo. Oh la sekotepe. Reka ntegurira abahanuzi baze bahanure we Mana yanjye. Ubu buhanuzi mwe murabwumva neza? Murimo murabwumva neza? Haleluya. Ngo Imana yongera kubwira Ezekiyeli, ntubona ko byapfuye? Ntubona ko ari imirambo? Hanura umwuka uze. Hanura umwuka uze. Bihanura ariko. Hanura umwuka uze. Hanura umwuka uze. Hanura umwuka uze. Hanura umushahara uze. Hanura umushahara uze. Hanura kabinete ize. Hanura ofisi ze. Hanura agakiza kaze. Hanura amafaranga ze. Hanura mariage ze. Hanura. Imana yongera kuvugira ngo hanura. Hanura bibe. Ezekiyeli aravuga ngo nuko ndahanura. Nongera guhanura uko nategetswe. Mbona umwuka uraje. Winjira muri ya mirambo. Winjira muki? Muri ya mirambo. Haleluya. Umurongo wa 10 uravuga ngo nuko ya mirambo yongera kubaho. Yongera kugira gute? Yongera kugira gute? Ngo barahaguruka birema inteko. Nibongera kuba umuntu umwe, inteko ni itsinda. Barahaguruka bongera kwiremamo abantu. Ngo Imana ituvuga ngo Ezekiyeli, burya byose nakwerekaga ntabwo yari amagufwa, n'abantu b'inzu ya Isiraheli. Bavugaga ngo Uwiteka yaradutaye, bavugaga ngo byaranze, bavugaga ngo ntibishoboka,
bavugaga ngo nta garuriro, bavugaga ngo ntibizemera, bavugaga ngo twashizweho iherezo, ngo none babwire ngo ngiye gukingura ibituro mwari murimo. Sikia neno, umva ijambo. Ngiye gukingura ibituro mwari murimo, mbibasohoremo. Kubikingura ni kimwe, no kubibasohoramo ni ikindi. Ngiye gukingura ibituro mwari murimo, mbibasohoremo. Kuba Imana igukuye mu gituro uri kumva uburemere bifite. Mu gituro ni ahantu ujya udashaka kuhajya, ukahajya uhajyanywe n'ababifitiye imbaraga baguteruye. Ni ahantu kandi bagushyira badategereje ko uzongera kuhava. Mu gituro ni ahantu ugera bakavuga ngo birarangiye. Niba ufite n'amasambu bakayigabanya, niba ufite n'imirima bakayigabanya, niba ufite n'amafaranga bakayigabanya. Imana iratangaje. Itangazo rivugiwe kuri uyu musozi, uyu munsi, kuri iyi tariki, ngiye gukingura. Urimo abivuga ntabwo ari Ezekiyeli, urimo abivuga ntabwo ari Ezekiyeli, ni Uwiteka. Uwiteka ni urimo Uwiteka ni urimo agira ate? Ngiye gukingura ibituro byanyu, mbibakuremo. Reka mvuga aya magambo akomeye. Buri gituro cyose bari baragushyizemo, ariko ubundi kuri muranabyumva wanamaze kubihagurukira, wavuye nk'ahantu uri gatoya, asa nk'uwava vuga ngo ndahasohotse. Iri jambo ry'ubuhanuzi utaryumvishe waba ufite ikibazo. Hasohoka. Njyewe ndumva ndimo ndarya, ndashaka kuryumva mbere y'abandi. Iri jambo ndashaka kuryumva mbere y'abandi. Mushumba uze kumesha umugisha mbere y'abandi muri isengesho, kuko ndashaka gusohoka. Mbese hari ahantu Imana ishaka gusohora umuntu, abantu bazi ko atazigera hasohoka. Pale washando bene fo sante kidebo, lentase kidebo ne fore mone sakideba. Maandiko ya Bwana netaye sibrane sakotalaba. Batambyi b'Imana, nimwumve ikintu Imana irimo ivuga. Igiye gukingura ibituro abantu bari barimo. Nimara kubikingura ngo ibibasohoremo, ngo nimara kubibasohoramo, bamaze kubisohokamo, ngo baramenya ko ari Uwiteka ubikoze. Bakimara kubisohokamo neza, ngo baramenya ko ari Uwiteka ubikoze. Haleluya, haleluya. Mbese reka nkubwire ikintu kigiye kuba. Muri sede ya mbere hari ibyo abantu bakoze bazi ko bakoze, ariko sede ya kabiri hari ibyo Imana igiye gukora. Ngo nzabagarura mu gihugu cyanyu bwite, nzabagarura mu gihugu cyanyu bwite, ntibatuzemo mwa bwoko bwanjye mwe. Wibaze ko uhongeho ngo bwite, wibaze ko uhongeho ngo bwite. Nzabagarura mu gihugu cyanyu bwite, ntibatuzemo mwa bwoko bwanjye mwe, muzamenya ko ndi Uwiteka. Wese byahereye hehe? Ku magufwa yumye. Byirangiye hehe? Ku bwoko bw'Imana. Byahereye ku magufwa yumye, ku bintu bidashoboka, watekereza ukumva bidashoboka, ndetse Imana inabaje Ezekiyeli ngo byakongera kubaho. Ariko bisojeje muzi ku bantu b'Imana icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ahari kurira kwarahira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo
uzi ku bantu b'Imana ikintu ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa baba mu nzu yawe babasha kugushima, ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, ngo hahirwa bafite imitima y'inzazi y'Isiyoni, no mu gikombe barahanyura, ngo ariko iyo banyuze muri icyo gikombe cyitwa baga. Haleluya! Ikintu gikomeye Imana irambwengije gukora ikintu gikomeye. Mbonye abantu benshi bakuzengurutse. Imana irambwira ngo ubwo n'ubuhanuzi bw'umuryango wawe, kwa so, kwa nyoko, kwa mama wawe n'ahandi aho uvuka. Imana irambwiye ngo nukuri ikomoye ibikomere wagendanaga by'umuryango wawe. Hari abantu wapfushije wabuze, kubibagirwa birabanza birakunana no kubyakira. Ikindi hari ubuzima mwakuriyemo, noneho Satani agenda ashaka kubanyaga, agenda ashaka kubanyaga, kubasubiza hasi. Imana irambwiye ngo irahiye inshuro 7 ariko kwera kwayo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu bisa nk'ibimenyerwa abantu bakabimenyera, ariko kuri wowe uyu munsi, Imana irakubatse, yubatse umuryango wawe mu buryo bukomeye. Bino hano wumva ikinyarwanda, hagarara aho ndaje. Imana irambwiye ngo ninkubwire wa mudamu we, igihe cyawe cy'ubutabazi ni iki ngiki. Ufite umupaka Satani yaragushireho kutarenga. Ibyo wakora byose, kapito yose waba ufite washaka, hari umupaka utari wemerewe kurenga, utari wemerewe kunyuraho. Imana irambwiye ngo uyu munsi Imana igiye kuguha urufunguzo rukwinjiza mu bavuga rikijyana muri iki gihugu. Jewe nta burenganzira mfite, ariko urafata ku birenge by'uriya mushumba aguhesha urwo rufunguzo. Kandi nubifateho gutyo, ufata ituro bifateho, utaza kuza ufata kuri ibyo birenge cyenyeke. Imana imbwiye ikintu gikomeye. Dukomere Imana amashi kuguyu mu. Iri jambo rivuga ngo Imana ikinguye ibituro ibisohoyemo abantu, iri jambo rirakureba. Kuko Imana irambwiye ngo hari umuntu wakuroze, akuroga ukiri muto, ukiri agakobwa gato, arangije arahira ku mfura ye, arahira ku mabere ye, arahira ku muryango we, arahira ko akutabya ahantu akuzingiye ahantu. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi niba byubyuka tutariki 18 17 z'ukwezi kwa 4, ku zindi 18 z'ukwezi kwa 4 uzaba warakoze ubukwe uri mu rugo rwawe. Zamura haleluya! Igufwa ryawe Imana irizane cyangwa ntirizane? Narimbaje ngo igufwa ryawe Imana irizane cyangwa ntirizane? Imana igushire aho ugomba kuba cyangwa ntiyagushire? Imana ikwicaze aho ugomba kwicara cyangwa ntiyakwicaze? Imana irambwiye ngo barabirwanije. Ikindi kintu Imana irambwira ngo iri torero uzariboneramo umugisha. Imana irambwiye ngo hari benshi bifuze ko wasohoka muri iri torero, bifuza ko impano zawe zazima, bifuza ko waceceka, Uwiteka arabyanze. Tuhereze Imana icyubahiro. Sinzi impamvu umwuka w'ubuhanuzi umfashe. Imana irambwiye ngo itanze korari hano y'abaramyi ikomeye cyane, worship team y'abaramyi ikomeye cyane. Amen, amen. Hari akazi Imana iguhaye, ugiye kujya uhembwa amafaranga meza aryoshye.
hanyuma ako kazi uzakaramo igihe gitoya kuko Imana igusinyiye ibyangombwa byo kurira indege. Imana ivuga ariko sanubwira abantu batatu ubabwire ngo Imana ikinguye igituro wari urimo kandi kigusohoyemo. Ntabwo mpanura abakozi b'Imana njyewe mpagaze nca bugufi nkubaha abakozi b'Imana. Imana irambwiye guhera uyu munsi ihembe ryawe ry'amavuta iraryujuje. Hanyuma ikindi kintu Imana imbwiye mbonye connection Imana iguhuza n'abazungu. Mbonye ariko aha hantu ikirere cyafungutse keretse abantu batari kubyumva. Mbonye connection Imana iguhuza n'abazungu. Imana irambwira ngo iyi ni imishinga, hari imishinga umaranye igihe imwe muri yo waranayibagiwe gusa ugenda uyandikana urayibagirwa, iyindi yo wari uyifite hafi. Imana irambwiye ngo kuko guca bugufi kwawe, Imana irambwiye ngo igutangiye ubuhamya imbere y'aba bantu. Uri umugabo ugira ukuri, uri umugabo utagira ubujajwa, utagira utuntu two kubeshya, mbese ufite ubupfura bwo kuvuga ukuri. Imana irambwiye ngo kuguko kuri rero abari abazungu baraje, connection ihura nabo iguhuje nabo mu izina rya Yesu. Kandi Imana irambwiye ngo ikintu gikomeye mu mushinga wari ufite Imana ishyigikiye nuko hari abantu uzafasha bakiri bato. Sokotele basefa leta ya sekola basakotelebo likosi ya basekotalabo. Ufite impano cyangwa se ufite homework wihaye yo gufasha young generation urubyiruko rukiri rutoya. Imana iraguhaye haranyuraho amezi 3 gusa Uwiteka afunga iyo connection mu izina rya Yesu. Iyo connection irafungutse. Ikindi kintu Imana imbwiye, Imana irambwiye ngo ahantu ugiye guhagarara hazaba hagaragara ko Imana igaruye icyubahiro cyaso Satani yari yarasize hasi. Imana irambwiye ngo umubyeyi wawe ukubyara papa wawe hari icyubahiro yagize mbere ya jenoside, ariko jenoside irangiye abadayimoni barakimutwara. Pese kola shando Imana ikora biradutangaza na n'uwabimenye uko biri, ariko icyo nzi kw'iby'Imana ishaka hariho ibyo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi haguruka. Imana ivuganye nanjye ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko iyo amaze kwemerwa ahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana irambwiye ngo warihanganye bihagije, wanyuze mu muriro umera nka Sadraka na Meshake na Abedenego, ariko uyu muriro ngo Imana iwugusohoyemo. Imana irambwiye ngo ihagaritse agasuzuguro k'abantu, ihagaritse agasuzuguro ka Satani. Niko Imana ivuganye nawe. Kandi ikindi kintu Imana irambwiye ngo uzahinduka umubyeyi w'abantu benshi. Uzahinduka umubyeyi w'abantu benshi. Imana irambwiye ngo mu migisha Imana iguhaye uzayirya udafite indwara mu mubiri wawe. Mu buryo bw'umubiri Imana ikugize nk'akana gatoya. Pese kola sandobe. Kandi Imana irambwiye ngo ishize ku rurimi rwawe ubuhanuzi buzajya buhanura mu munsi, mu cyumweru, mu kwezi. Pese kola sayibo. Imana humura ntago mbikanda ndabireba humura. Imana irambwiye ngo igihe cy'amarira kirarangiye, ngo kandi igihe cy'agahinda kirarangiye. Imana irambwiye ngo waratereranywe uratabwa bihagije, uragenda ubaho ubabaye udafite uguhumuriza, udafite ukwitayeho.
Imana irambwira ngo winjiye muri iri torero ubabaye ufite agahinda ngo ariko dore